Reka ngwikaze nanone we tubana umunsi ku munsi ku muyoboro wacu wa Ben Kwizera TV. Gushimira cyane kuri w'agaciro kuri twebwe kukugira n'umugisha kandi n'iby'agaciro gakomeye, uri umuntu w'umugabo cyane kuba warahisemo kubana natwe, wahisemo neza. Nagira ngo nkubwire ngo nawe utarakanda subscribe kandi wifuza ko tuzajya tubana umunsi ku munsi, wakanda handitse subscribe cyangwa subscription mu bakoresha ururimi rw'igifaransa, ugakanda n'ahanditse like kugira ngo ujye uguma gukunda ibikorwa byacu, ndetse n'ahanditse notification kugira ngo ibikorwa byacu bijye bikugeraho uko tubishyizeho. Ngushimira cyane kuri umuntu w'umugisha kuri twebwe. Nanone reka nsuze abantu badukurikira, batwereka umunsi ku munsi ko turi kumwe amanywa na nijoro. Kambanze nsuza abantu bari muri Amerika, bari muri Europe, abari muri Asia, abari muri Australia, abari muri Canada, abantu bari mu Bugande, abantu bari mu gihugu cyacu cy'igituranyi cy'i Burundi, inshuti zacu ziri muri Omani. Mwe mwese mudusengera umunsi ku munsi, mukaduhereza n'inkunga zifatika kugira ngo ibikorwa byacu bigume gutera imbere. Namwe Imana y'amahoro ijye ibaha umugisha, kandi Imana igihaza kwifuza, gutaka ndetse no kurira kwanyu uko bwije n'uko bukeye, ibagurira imbago amanywa na nijoro. Nanone rero ni Ben Kwizera nk'uko bisanzwe, ninjye dukunda kubana kuri uyu muyoboro wacu. Gusa mu minsi iri imbere muzajya mubonaho n'abandi bantu batandukanye, tuzajya tubazanira abantu bazajya babafasha, byaba bijyanye n'iyobokamana, byaba bijyanye no kwiteza imbere ndetse no kwihangira imirimo. Mu minsi iri imbere nabyo ibyo biganiro bizajya bibageraho. Tugarutse mu kiganiro rero, aho bamwe badusabye cyangwa batubwira ko twazabanyuriramo bimwe mu bintu bishobora gutuma umuntu akira vuba. Niyo mpamvu nabahitiyemo ibintu bigera kuri 6 byafasha umuntu gukira vuba, cyangwa byatuma umuntu atera imbere vuba, udakoresheje imbaraga nyinshi cyangwa n'ubwenge bwinshi. Ufite amatsiko yo kubyumva? Nanjye nyumva umuntu ambwira ati watugeze iki kiganiro, nagize amatsiko yo kubishaka kugira ngo bimenye. Muri ibyo bintu rero nabahitiyemo, icya mbere nabahitiyemo nifashishije ibitabo bitandukanye. Ikintu cya mbere gishobora gutuma umuntu atera imbere vuba cyangwa akira vuba ni umurage w'ababyeyi. Umuntu wabashije kuvuka neza nyine akagira umurage w'ababyeyi, agasanga ababyeyi baramuteguriye, afite konte bloke bari baramukoreye, afite investment y'amazu, bamuhaye iduka, bamuhaye ibinyabiziga, uwo muntu arusha atera imbere vuba. Ntabwo aba ameze nk'umuntu wavutse nyine nta kintu aheraho, nta epfo na ruguru afite. Bene abo ngabo tubita abantu bavukiye mu bikoma, mu mvugo za hano hanze nyine ku mihanda, nk'uko njya numva babivuga, baravukiye mu bikoma. Ubashije kuvuka rero ugasanga ufite umurage w'ababyeyi ufatika, burya yuzuye ubwenge, gutera imbere biroroha kuko uba ufite icyo uheraho nanone gifatika. Umeze nka wa muntu wahereye from zero kugira ngo agere kuri Z, cyangwa from scratch, wahereye hasi yubaka ubuzima kugira ngo bukunde. Iyo ubashije kugira umurage w'ababyeyi rero muzima, ubasha no gutera imbere kandi ugakira vuba. Ikintu cya kabiri gishobora gutuma umuntu atera imbere nanone agakira vuba ni ugushaka mu muryango ukize. Iyo ubashije gushaka mu muryango ukize, nanone bashobora kukuremera. Bashobora kukuremera cyangwa bakabahereza ibyo mutangiriraho nyine kubaka ubuzima. Ni ingero nyinshi tujya tuzibona. Umugabo ashobora gushaka mu muryango ukize, akarongora umukobwa ukize, bikaba byamuhesha amahirwe yo gutera imbere vuba. Umukobwa ashobora kurongorwa akajya ku mugabo ufite umuryango ukize, nabwo agatera imbere vuba. Nanone rero ubashije kugira amahitamo nyine ugashaka mu muryango ukize, ariko aya ni amahitamo ariko ashyigikirwa n'Imana. Ushobora guhitamo nanone ukabihitamo nabi, Imana ntigushyigikire, ugashaka mu muryango ukize,
ariko nyine ukahahurira n'ibibazo. Ariko wabashije gushaka mu muryango ukize, harimo na sapoti y'Imana n'Imana ibishyigikiye, utera imbere vuba. Icyo ni ikintu cya kabiri gituma umuntu atera imbere vuba. Cya mbere twabonye ko ari umurage w'ababyeyi, niyo mpamvu na Bill Gates yavuze ngo kuvuka ukennye cyangwa kuvukira mu muryango w'abantu bakennye si ikosa, ahubwo ikosa ni ugupfa ukennye. Niyo mpamvu nyine iyo wavukiye mu muryango ukennye biba bigusaba gukora cyane kugira ngo utere imbere, kuko we nta murage w'ababyeyi uba ufite, nta kintu uba ufite uheraho muri makeya. Bigusaba gukora cyane ukiyishya icyuya kugira ngo utere imbere. Uramutse waravutse ukennye rero si ikosa, ariko gupfa ukennye ni ikosa rikomeye cyane. Shyiramo imbaraga rero kugira ngo uzibe icyo cyuho, umwana wawe atazagwa muri iryo kosa nanone bamwe muri twe bagiye bagwamo nyine, bo kukavukira mu muryango utishoboye cyane, bikagusaba ko ukora utikoresheje kugira ngo utere imbere. Ikintu cya gatatu gishobora gutuma umuntu atera imbere vuba cyangwa akira vuba ni akazi. Ushobora kwiga amashuri menshi ukayarangiza, warangiza ukabona akazi keza. Iyo umuntu abonye akazi keza n'umushahara aba ari mwiza, urumva ibintu byose bishobora gukunda. Ushobora gukora business igakunda, ushobora kwaka inguzanyo bigakunda iyo ufite akazi keza, ushobora kwaka avance en salaire bigakunda. Akazi nako gashobora gutuma ukira vuba ndetse ukanatera imbere vuba iyo ubashije kwiga ukanagira akazi keza. Ikintu cya kane gishobora gutuma nanone umuntu atera imbere vuba cyangwa ukira vuba ni ugucuruza, ni business yo gucuruza. Ko tuzi abantu benshi bahereye ku ikarito batera imbere. Gucuruza ariko bisaba patient, bisaba kwihangana, kandi nanone biba bisaba ngo wumve ko ari impano yawe nyine. Hari umuntu ucuruza atari impano ye bikanga, ariko hari n'undi ucuruza ari impano ye bikanga. Bigusaba rero ngo nanone nuhitamo business yo gucuruza umenye niba ari impano yawe. Hari abantu bacuruza batagira customer care, abo ngo bahomba vuba. Hari ushora ahadakenewe, abo ngo bahomba vuba. Nibo tujya tubona bashoye amafaranga afatika, ariko ugasanga nyuma y'amezi 5 bishyuye cyangwa 3 imiryango barayifunze. Gucuruza rero nanone ari talent yawe, unabikunze bigufasha gutera imbere cyangwa ugakira. Ugenda ukora gake gake uhera kuri bicyo uzamuka, ariko bigeraho gatera imbere. Niyo mpamvu tuzumva bamwe bavuga ngo twahereye ku ikarito yo mu muhanda, twahereye mu buzunguzayi, ariko ubu ngubu dufite amaduka za Mateus, tujya za Dubai, tujya mu Bushinwa. Abo ngabo baracuruje birabahira, babasha gutera imbere. Ikindi kintu gishobora gutuma ukira vuba nanone ni ukubika amafaranga ufite makeya mu butaka. Ushobora kuba ufite ibihumbi 200 cyangwa 500 bitewe n'aho uherereye mu cyaro, ukabasha kugura akantu kakabika, ejo bakaguhereza 700, 800, miliyoni. Ushobora kuba uri i Kigali ufite miliyoni, ugashaka ubutaka aho wagura buri muri range y'amafaranga ufite nyine ushaka gushora. Ukabasha kugura ahantu ha miliyoni, ukaba nyuma y'umwaka wahungukaho indi miliyoni cyangwa miliyoni n'igice, ukagurisha na miliyoni 4 cyangwa 5. Ibintu bijya bishoboka cyane iyo ubitse amafaranga mu butaka. Rero nanone burya ni ibintu byatuma ukira vuba bidafashe igihe kirekire cyane. Niyo mpamvu nagira ngo nkubwire ngo niba ufite amafaranga ujye ukora investment nanone mu butaka, kuko ni ibintu biri gutanga amafaranga cyane kandi bitagombera stress nyinshi, ahubwo ukabasha kubika amafaranga ukazakuramo amafaranga afatika. Iki ni ikintu nanone gishobora gutuma ukira vuba ugatera imbere byihuse. Ikintu cya nyuma twabahitiyemo ufite amatsiko ngo ni ikihe? Ikintu cya nyuma kiratangaje.
benshi ntabwo bajya babitekereza ko byakunda, ariko ikintu cya nyuma n'abahanga ndetse n'abashakashatsi bakoze bagishyira ku rutonde rw'ibintu byafasha umuntu gutera imbere cyangwa gukira vuba. Ikintu cya nyuma ni amahirwe. Umuntu ashobora kugira amahirwe mu buzima, agatunga ibintu nta ruhara bifitemo. Ukagira amahirwe mu buzima, ugahura n'umuntu akagukunda akakubwira ngo ngiye kugutera inkunga yo gutera imbere, akabasha no kuguha miliyoni 100 cyangwa miliyoni 30 cyangwa se miliyoni 10. Nanone uri umuntu ufite mu mutwe hazima, ufite iterambere mu buzima bwawe, ufite inzozi zo gukira, aya mahirwe ubashiye kuyabona yaguteza imbere. Ushobora guhura n'umuntu akagukunda, akaguha impano y'inzu, akaguha impano y'imodoka, ukabasha gutera imbere. Burya mu buzima naho habaho amahirwe, kuko niyo mpamvu tujya tubona abantu bagerageza bari bafite n'ibintu bifatika ariko bakabura amahirwe. Amahirwe rero nayo ari mu bintu byakiza umuntu vuba ndetse akabasha no gutera imbere, kuko ujya ushobora no kugira amahirwe umukire agata igikapu ukagitora, cyangwa ugakunda umuntu akagukunda online agahita akubwira ati nakoherereje impano, nakoherereje agafanta, wajya kureba ugasanga agafanta ni miliyoni zingahe z'amanyarwanda 10 gutyo, yakohereje nk'ibihumbi 10 by'idolari, ubu waba ufite miliyoni 14 kuzamura. Urumva rero amahirwe nayo ari mu kintu cy'ingenzi gishobora gutuma umuntu atera imbere vuba. Hari ibintu byinshi cyane, nuko twabashe kubahitiramo ibingibi bikeya kugira ngo ubashe kumva niba nabyo ujya uhura nabyo kugira ngo ubigerageze. Muri ibi bintu twabahitiyemo hari n'ibindi byiyongeraho, nawe urabizi, ushobora kubitwongerera muri komenti, ariko ibintu by'ingenzi ni ibingibi 6 twabahitiyemo byatuma umuntu akira vuba cyangwa agatera imbere vuba. Ndagushimiye rero, reka dusoreze ahangaha ikiganiro cyacu aba ari akagaruka. Tuzagaruka tubanyuriramo n'ibindi mu kiganiro cy'ubutaha. Reka mbasezere mbabwira ngo amahirwe n'imigisha Imana itanga bigume kubabaho ndetse bibomeho mwe n'abanyu, kandi mugume kugira amahirwe ndetse n'imigisha yose Imana itanga uko bwije ndetse n'uko bukeye. Ndabakunda cyane.